Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Hashimwe Uwiteka we uturinze akatugirira neza akatubambira amahema. Uyu munsi ni itariki 4 ukwezi n'ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Uyu munsi Imana ibeshaho, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, Kristo wabambwe ku musaraba igorogota agapfa akazuka, uyu munsi akaba ari muzima. Uyu munsi nakwiyereke, uyu munsi nakwihishurire, uyu munsi nakubambira amahema, kandi uyu munsi nakuremera ikintu gishya. Uwiteka nyaguhora ku ngoma Imana, nk'uko ijambo ryawe riri muri Zaburi ya 79 umurongo waho 8 haranditse ngo ntiwibuke gukiranirwa kwa basogokuru, ngo uduhore imbabazi, ukuduhore imbabazi zawe zitebuke kudusanganira, ko ducishijwe bugufi cyane. Mana y'agakiza kacu, udutabare kubw'icyubahiro cy'izina ryawe, udukize utwike ibyaha byacu kubw'izina ryawe. Kuki abapagani babaza bati Imana yabo iri he? Guhorera amaso y'abagaragu bawe, amaraso y'abagaragu bawe yavuye. Kumenyekane mu bapagani imbere yacu, kuniha kw'imbohe kuza imbere yawe, nk'uko ukuboko kwawe gukomeye kiza abategekewe gupfa, kandi witure abaturanyi bacu 7 ibitutsi bagututse mwami. Natwe abantu bawe, intama zo mu cyanya cyawe, tuzabigushimira iteka, tuzerekana ishimwe ryawe kugeza ibihe byose. Amena. Mana ishobora byose, uyu munsi ugirira ubwoko bwawe imbabazi, uyu munsi uturebana amaso y'imbabazi. Buri muntu wese unkurikiye, imbabazi zawe zimubonekeho. Mana, buri muntu wese unkurikiye umwiyereke, umwitamururire, umwihishurire, umubambire amahema, kandi unyuze kugira neza kwawe imbere y'amaso ye. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, reka ibinaniza ubwoko bwawe ibyo ngibyo ubikureho. Imigambi yose y'ababisha, imigambi yose y'umwanzi Satani, iyo ngiyo itsindwe mu izina rya Yesu. Mana, ujya unyuranya amaboko y'ibitavuga Imana. Mana, aya mwanya ndakwinginze ukubitire kure imigambi y'ababisha bacu, amaboko yabo uyavune, ndetse ikimwaro kibasanganira ibyo batwifuriza bisubire ku buzima bwabo. Mana, igirira neza abayiringiye, Mana igirira neza abayisunze, kuko nta wagukoreye uzigera yikorera amaboko. Iyi saha ndasengera umuntu wese unkurikiranye ngo umugirire ibambe, kandi umwiyereke, imbabazi zawe zimubeho. Wabonye umubembe urangije umukoraho, uramubwira uti ndabishaka kira. Reka uyu muntu unkurikiye nawe yakira igitangaza kubw'imbabazi zawe, yakira igitangaza kubw'ubutware bwawe, umuhindurira amateka, unyuze kugira neza kwawe imbere y'amaso ye. Uyu munsi wa none ishimwe riboneke mu kanwa ke, kandi gutabarwa guturuka aheraho mu ijuru kumugaragareho. Nyemerera uhindura ibyanze guhinduka. Erega Mana, nta wakwiringiye uzigera akorwa n'isoni. Dawidi yanditse Zaburi 125 aravuga ngo abiringiye Uwiteka abo bameze nk'umusozi witwa Siyoni, ngo uwo ntubasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uwo musozi uhora uhamye iteka ryose. Mana we, ndakwinginze, rengera uyu mumama, rengera uyu mugabo, rengera uyu musore, urengera uyu mukobwa. Umva gutaka kw'imbohe zawe, umva gutaka kw'abana bawe, umva gutaka k'ubwoko bwawe, umva gutaka kw'abari mu isi mwami, umva gutaka, umva gutaka. Ndakwinginze aya masaha niwumve gutaka k'ubwoko bwawe, umva gutaka kw'abagutakiye, umva gutaka kw'abaguhamagaye. Mana, Mana, Mana. Umuririmbyi yuzuye umwuka aririmba aravuga ngo umva isi ukuntu ikwifuza, Mukiza iragukumbuye,
uzaza ryari? Umva ukuntu bagutakira, umva abo mu isi ukuntu bagutakira. Abantu benshi bararushye, baruhijwe n'uburetwa Satani arimo abakoresha, aruhijwe n'uburetwa Satani yabashyizemo. Iyi si irimo iratwaza abantu igitugu. Mana, tabara ubwoko bwawe, tabara. Umva kuniha kw'imbohe zawe, umva kuniha, umva kuniha, umva kuniha kw'abagaragu bawe Mwami, umva kuniha kwabo, maze ukuboko kwawe gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Mana, ndasenze nsengera uyu muntu umaze igihe kinini Satani yaramwambuye umunezero, uyu muntu umugarurira umunezero, uyu muntu umugarurira ibyishimo. Mana, uyu muntu Satani yamutwaye amahoro yo mu mutima, ariko ndasenze ngo umugarurire amahoro yo mu mutima, ndasenze ngo umugarurire ibyishimo. Mana, ibyishimo bye bigarure. Niwe Mana igitanga amahoro, kuko ngo amahoro yawe ntagira akagero, ngo kandi aya mahoro ntarondoreka, ngo dore ngo ajya ahumuriza abayafite, ngo iyo utayataye ntuyakurwaho. Nanjye rero ndasengera uyu muntu ubuze amahoro, mwibuke kandi umurengere, mwibuke kandi umurwanirire, mwibuke kandi umutabare, mwibuke kandi umuhagarareho, mwibuke kandi umubere Imana, mwibuke kandi umubere umurengezi, kuko uri Imana igira neza. Ndasengera uyu muntu Mana ishobora byose, umaze igihe kinini arwaye, ari ku gisasiro cy'uburwayi, abuze amahoro, abuze uko agira. Mana, yabuze uwamurengera, yarivuje byaranze, yaragerageje arazenguruka, ahantu hose ntawe atageze. Icyo akeneye ni imbabazi zawe. Nyemerera Mana, urambure ikiganza umukize buno burwayi. Rega Mana, ibyananiye abaganga ni wowe wenyine ubishobora. Kwa muganga bananiwe, amafaranga yananiwe, imiti yananiwe, ni wowe wenyine ujya ukiza, ni wowe wenyine ujya ubohora, ni wowe wenyine ujya urengera. Ni wowe Mana, ni wowe Mama, ni wowe Mana, ni wowe ujya ugira ujya uhindura ibyanze guhinduka. Umuririmbyi w'umwuka aravuga ngo ni wowe Mama kandi ni wowe Data, ni wowe ujya udukorera ibyo hatunaniye twebwe. Umuririmbyi w'umwuka aravuga ngo ujye utwikorerera imitwaro, ngo ujye uturebera aho tutabasha kureba, ngo ujye utubera Imana. Nyemerera Mana, aya masaha wumve gutaka k'ubwoko bwawe. Kiza uyu muntu ufite uburwayi, kiza uyu muntu ufite uburwayi bw'umugongo, kiza uyu muntu urwaye umutwe, kiza uyu muntu urwaye amaguru, kiza uyu muntu urwaye umugongo, kiza uyu muntu urwaye mu nda, kiza uyu muntu urwaye ibibyimba, kiza uyu muntu urwaye kanseri, kiza uyu muntu urwaye diyabete, kiza uyu muntu Mana, mukize, mukize uyu muntu, umukize uyu muntu, umukize, maze umubohora azashima izina ryawe, kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana itabara. Ndasengera Mana uyu muryango wabuze amahoro, uyu muryango wabuze ituze muri wo. Ndasenze Mana, uhorana intonganya, uyu muryango bahora batongana, bahora baryana, ntibumvikana. Satani yabateje umwiryane, uyu muryango ntibahuza, barangana kandi bavukana. Mana, ndabasengera, reka amaboko yawe ababonekeho, amaraso yawe abambare, reka uzane kumvikana muri uyu muryango, zana guhuza kuri uyu muryango, bahe guhuza Mana, bahe guhuza. Reka imbaraga zawe zibabonekeho, amaraso yawe abambare Mana, uyu muryango bahe guhuza, bakuremo umwiryane, bakuremo ishyari n'igomwa, kuko uri Imana igira neza. Ujye muri uyu muryango ugira icyo urema, ujye muri uyu muryango ubarengere Mana. Ndasengera uyu muntu Mana Nyir'ingabo, Imana uri mu nzu y'imbohe, uyu muntu umusange Mana, uyu muntu umusange, ucagagura iminyururu, umukure mu nzu y'imbohe Mana. Uyu muntu umusange, mukure mu nzu y'imbohe. Aboheye, araboshye, arafunze kandi arabizi Mana, nawe urabizi, ararengana. Ndakwinginze Mana, musange, umuburanire, ni wowe ujya uca imanza zitabera. Uyu muntu umukure mu nzu y'imbohe. Dore uyu muntu Mana, hari benshi bategereje kumubona yatashye, yavuye mu nzu y'imbohe Mana. Nyemerera Mana, umukuremo, maze abantu bazashima izina ryawe, bazavuge ngo uri Imana, bazavuge ngo urahambaye, bazavuge ngo urashoboye, bazavuge ngo uri hejuru ya byose, bazavuge ngo uri umurengezi, bazavuge ngo uri umutabazi, bazavuge ngo ko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri. Reka urema amashimwe, kuko uri Imana igira neza. Ndasenze Mana, reka imbaraga zawe zigendegende zisanga abantu. Hari abantu Mana baryama mu bicuku bya nijoro, bakabura imbaraga zo kugusenga, bakabura imbaraga zo kuboneka imbere yawe. Nirukanye imyuka ibatsikamira, imyuka ibaremerera, imbaraga zibabuza gusenga, imbaraga zibabuza gusenga. Izo mbaraga ndazirukanye. Imyuka y'abadayimoni yatwaye ibihe by'abantu byo gusenga, Satani ndakwirukanye. Rekura ubuzima bw'aba bantu. Uyu muntu ndamusengera, yakira ibihe byo gusenga, uyu muntu yakira imbaraga, uyu muntu yakire guhaguruka. Hari abantu biyirizaga batakibishobora, hari abantu basengaga bagiye kuryama batakibishobora, hari abasengaga
isaha y'isaa 9 batakibishobora, bose ndabasengeye Mana, bongerera imbaraga Mana, ongerera imbaraga, bagomororere Satani yarabanyaze, bagomororere Mana, bagomororere ibihe byo gusenga, bagomororere ibihe byo kubana nawe, bagomororere Mana, ubaha imbaraga kuko uri Imana igira neza. Ndasenze Mana, ababaswe n'imbaraga z'abadayimoni, izo mbaraga zibafashe ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mana, urakoze kutabaye ubwoko bwawe, kandi urakoze kurengera ubwoko bwawe, urakoze kubohoye, urakoze kubabariye, urakoze kutanza umugisha, urakoze kutanza amahoro, kandi urakoze kutanza umunezero. Ni mu izina rya Yesu, amen. Byukuri abagirane kuko umucyo wawe uje. Imana iguha umugisha we wumvisha rino sengesho. Imana iguha umugisha wowe ugiye kurifata ukarisheyaringa abantu 5. Ukiryumva risheyaringa abantu 5. Fatanya nanjye kuvuga ubutumwa tugabana umugisha w'Imana. Ryoherereze mwene so nawe asengera isengesho abohoke. Rimwoherereze, ukiri mwoherereze umugisha ukubeho. Reba niba utari wakora subscribe, yikore wihuze n'amavuta yo kurabagirana. Injira mu gicaniro cyo kurabagirana, ukinjiramo ubuzima bwawe Imana ibuhe kurabagirana. Ugikanda subscribe niba warayikoze Imana iguha umugisha, ariko nubona utarayikora, yikora Imana iguha umugisha. Kanda like niba wafashijwe, kandi ntugende utanditse amena muri comment. Uramenye, ntugende utagize ikintu uvuga, ntugende utagize ikintu uvuga, gira ikintu uvuga. Niba wafashijwe ntugasenge ngo ubure kuvuga ngo amen, byandike muri comment. Imana iguha umugisha, gubwa neza, ndagukunda. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe.